Yesu ashimwe bene data, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubashimire byimazeyo mwebwe mwamaze gukora subscribe. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo rero dufate uyu mwanya nanone twinjire mu bihe byiza byo gusenga, kandi uyu munsi tugiye gusengera ikintu kimwe gusa. Imana yambwiye tugiye gusengera, hari ikintu Imana yambwiye tugiye gusengera, ni ikintu kimwe gusa. Ndaje ngibabwire kitagira icya kabiri. Niyo mpamvu iyi audio ari ngufiya cyane, ukwiriye kuyumva ukayisoza mu izina rya Yesu. Reka tubanze dushimire Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, mbabwire icyo kintu Imana yambwiye tugiye gusengera. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana yumva gusenga, iyo tugusabye uratwumva, kandi waravuze ngo abarushe n'abaremerewe baze urabaruhura, kandi niwe ukaruhura. Tugushimiye yuko iyo urambuye amaboko ntawe uyahina, kandi iyo uhagurutse nta muntu ubasha kukwicaza, uri Uwiteka. Nyemerera rero uyu mwanya ukomeze ubane natwe, kandi udushigikire, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Umwanditsi wa Zaburi ya 31 ku murongo wa 15 ndetse na 16. Zaburi ya 31, hanyuma dusoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Haravuze ngo, ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka. Naravuze nti, uri Imana yanjye. 16. Ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Imana itugirire neza. Hanyuma uyu munsi tugiye gusenga isengesho simusiga, kandi Bibiliya yavuze ngo Imana igukize amaboko y'abanzi bawe kandi n'abakugenza. Ibitugenza ni byinshi cyane, kandi bitugenza kugira ngo bitugirire nabi. Ndagira ngo mbabwire ngo ibigushaka birahari, ibishaka kukugirira nabi birahari, ibikugenza kugira ngo bikwice birahari, ibikugenza kugira ngo bikwicire ubuzima, bikwicire umuryango, bikwicire seve birahari. Ariko ndagira ngo mbabwire by'umwihariko, uyu munsi Imana yavuganye nanjye ko dukwiriye gusengera buri muntu wese, tukamusengera tukirukana umwuka w'impanuka mu izina rya Yesu. Satani n'abadayimoni bahagurutse ari benshi cyane, bazanye umwuka w'impanuka. Ariko ndagira ngo uyu munsi tugiye gusenga mu izina rya Yesu, uwo mwuka w'impanuka tuwirukane ku buzima bwawe, tuwirukane ku bana bawe, tuwirukane mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbabwire ngo iri sengesho nta n'umwe ritareba. Udatega moto atega igare, udatega igare atega n'imodoka, udatega imodoka atega indege, udatega indege atega n'ubwato, udatega ubwato atega gari ya moshi, udatega gari ya moshi. Hari n'ibindi binyabiziga tutabasha kuhita turondora amazina, ariko ibyo byose tuvuze hejuru bivuga ngo ibyo byose biteza impanuka, bikora impanuka, bikora impanuka. Ntabwo biteza impanuka, ahubwo bikora impanuka. Ahubwo tugiye gusengera ikintu cyateza izo mpanuka. Izo mpanuka nta wundi ugiye kuzizana, ni Satani. Rero ndagira ngo mbabwire ngo tugiye gusengera ingendo zo mu kirere, izo mu mazi, izo ku butaka, ndetse n'izindi zose, n'abagenda n'amaguru. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nugenda n'amaguru,
akora impanuka agasitara agapfa, muzabyumva. Ariko hari Imana itabara. Tugiye gusenga iri sengesho, kandi buri muntu wese yumve iri sengesho aririmo mu izina rya Yesu. Mana, tugiye kubanza dusengere abagenda n'amaguru. Mana, mu izina rya Yesu, dusengeye abantu bagenda n'amaguru, ubagirire neza. Tubirukanye impanuka zo gusitara, zo gutsikira mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizibane nabo mu izina rya Yesu. Amaboko y'Imana abarindire amaguru, abarinde bagenda kandi bagaruka mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusengera abagenda ku magare n'abanyonzi. Mana, dusengeye abanyonzi kugira ngo ubane nabo mu muhanda. Batwaye abagenzi ugendane nabo, kandi batatwaye n'abagenzi nabo ubwabo ubarinde. Twirukanye dayimoni y'impanuka, twirukanye abazimu bose mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibane n'abanyonzi, kandi bakore umurimo Uwiteka wo kwibeshaho, batera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusengera abamotari. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, dusengeye abamotari, ubane nabo mu izina rya Yesu. Ubakize impanuka, ubakize umwanzi Satani, ubakize umubi mu izina rya Yesu. Twirukanye impanuka ku bamotari, twirukanye impanuka ku bo bahetse mu izina rya Yesu. Turakubita hasi, turasenya izo mbaraga z'abadayimoni ku bamotari, turazibirukanaho. Turavuze ngo amaraso ya Kristo ababeho. Urakoze Mwami, urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusengera abatwara imodoka muri rusange. Mana, mu izina rya Yesu, abatwara imodoka, izo bagendamo ku giti cyabo, abatwara abagenzi, Uwiteka turasenze ngo driver mukuru, shoferi mukuru Kristo ajya abana nabo. Wicarane nabo kuri vora, ukorane nabo kuri feri no kuri amburiyaje. Amaguru yabo Uwiteka uyahereze gutwara yatwarishijwe n'Umwuka Wera. Ibitekerezo byabo biyobogwe n'Umwuka Wera. Amaraso ya Kristo nababeho. Uwiteka abari kutwumva n'abazatwumva bari mu modoka, Umwuka Wera nababere shoferi. Umwuka Wera nagumye agendane nabo. Abarinde impanuka, abarinde Satani uteza impanuka, abarinde abadayimoni bateza impanuka ku modoka, ari nini ari ntoya, mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvishe, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusengera abakora ingendo zo mu kirere. Mana, mu izina rya Yesu, turasenze ngo abagendera mu ndege, twirukanye impanuka z'indege mu izina rya Yesu. Marayika ushinzwe ingendo zo mu kirere agendane n'abagiye kurangura hanze, abagiye mu Bushinwa, abagiye Dubai, abagiye muri Amerika, abagiye Australia, abagiye ku migabane itandukanye. Gendana nabo mu kirere, ubarinde umwanzi wo mu kirere mu izina rya Yesu. Pilote ntaba ari we, imbaraga z'Imana zigumye zimuyobore. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, cubahiro ni icawe. Tubyatse Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dusengere ingendo zo mu mazi. Mana, turasenze abagendera mu bwato bunini n'ubutoya, abavugama abagenda Uwiteka mu mazi ayo ariyo yose, ari mu nyanja, ari mu biyaga, ari mu migezi minini. Turasenze twirukanye impanuka mu izina rya Yesu. Katika jina na Yesu, imbaraga z'Imana zibane nabo bari mu mazi, barinde umuraba wo kubaroha mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibane n'abasare, zibane n'abagenda mu bwato, kandi uri Imana ibifite byose. Urakoze, uri Imana yumva gusenga, cubahiro ni icawe, nuganze utegeke. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Turagira ngo dusengere imihanda. Mana, mu izina rya Yesu,
dusengeye imihanda yo mu mujyi wa Kigali mu izina rya Yesu. Twirukanyemo abadayimoni bateza impanuka mu izina rya Yesu. Imihanda irimo kaburimbo n'itarimo kaburimbo turayisengeye. Marayika w'Imana, amaraso ya Kristo abemo mu izina rya Yesu. Twirukanye impanuka mu mujyi wa Kigali mu izina rya Yesu. Akadusengere imihanda yo mu ntara y'Iburasirazuba. Mana mu izina rya Yesu turasengera imihanda yo mu ntara y'Iburasirazuba irimo kaburimbo n'itarimo kaburimbo mu izina rya Yesu. Marayika ushinzwe inkendo mu izina rya Yesu, hagararamo ugendane n'abantu bose mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Dusengere imihanda yo mu ntara y'amajyepfo. Mana mu izina rya Yesu, imihanda yo mu majyepfo turayisengeye irimo kaburimbo n'itarimo kaburimbo mu izina rya Yesu. Uwiteka hagararamo, wirukane abazimu n'abadayimoni, wirukane imbaraga mbi ziteza impanuka mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye mu ntara y'Amajyaruguru. Mana dusengeye intara y'Amajyaruguru, imihanda yaho irimo kaburimbo n'itarimo kaburimbo turayisengeye mu izina rya Yesu. Twirukanyemo dayimoni ziteza impanuka mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizibane n'abantu bawe bakorera ingendo muri iyo mihanda kandi bagereye amahoro. Urakoze kutwumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Tugeze mu ntara y'Iburengerazuba. Mana mu izina rya Yesu turasengera imihanda yo mu ntara y'Iburengerazuba irimo kaburimbo n'itarimo kaburimbo. Hagararamo Uwiteka, turinde impanuka, Abanyarwanda barinde impanuka mu izina rya Yesu. Turashinganisha imihanda yacu, abamarayika babemo, kandi Uwiteka buri muntu wese afata urugendo agereye amahoro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Cyubahiro ni icyawe, nuganze utegeke. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwebwe mwari kumwe natwe kandi mukomeje kubana natwe, turabashimiye. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean Dodier Dawidi bita Kajegerezo. Ndabakunda cyane. Shalom.